Aleluya. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Ndabashimiye kandi ko mukomeje gukurikirana inyigisho turimo gutanga kuri uno muyoboro, itorero n'umurimo w'abizera. Rero kugeza kuri uyu munsi mu kiganiro giheruka twari twabashije kubasobanurira ko tuzabagezaho amarembo 7 y'ubuzima busanzwe bw'umukristo nyakuri. Rero uyu munsi reka tubanze tuyavugeho, tuintroduiseho cyangwa tuyavugeho mu buryo bwihuse, kugira ngo ubundi tuzagenda tuyinjiramo mu buryo bwimbitse. Rero muri aya marembo 7 y'ubuzima bw'umukristo nyakuri, hari irembo rya mbere ryitwa imimerere y'ubuzima bw'umukristo nyakuri. Mu mimerere y'ubuzima bw'umukristo nyakuri, aba ameze nk'umusirikare, aba ameze nk'umuntu urimo kurushanwa mu mikino yo gusiganwa, aba ameze nk'umuhinzi. Kuri ibi ngibi nibyo tuzareba, ese umusirikare imimerere ye imeze ite? Yimba ameze nk'umusirikare, umusirikare abaho ate, yitwaraho ate, yagira iyihe disipurine? Yimba ameze nk'umuntu urushanwa mu bikino byo gusiganwa, ese we yitwararika kuki? Yimba ari umuhinzi we ameze ate, yihangana gute? Irembo rya kabiri ni imyifatire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana. Ese umukristo nyakuri yifata gute imbere y'Imana? Rero yifata nk'aho ari wenyine. Eliya yabashije guhagarara nk'umuntu uri wenyine, ubwo Imana yavuze ko yari yarisigarije abakozi bayo 7,000, ariko kuri we yibonaga nk'aho ari wenyine, nta n'uwamufashije kubaka igicaniro, nta n'uwagize gute. Rero umukristo nyakuri yibona nk'aho ari wenyine. Umukristo nyakuri yibona nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma. Umuntu igihe cyamushiranye nadakora n'ubundi nta mubyizi ari bucyure kandi isaha zarangiye. Umukristo nyakuri yibona nk'uzapfa ejo. Ibyo afite bye ntabwo ari iby'ejo, ejo hari igihe yaba atakiriho, kuko ibimuhiga ni byinshi. Kandi n'umwami ashobora no kunezeza umwami akamuhitiramo kuko yitahira. Kuko na Eliya yajya kujya mu ijuru, nabwo Imana nicyo kintu yasanze yamuhitiyemo, kuko yabonaga atakomeza kuba mu isi, kuko yabonaga ashobora guhangana na ba Ahabu na ba Yezebeli n'abandi, imuhitiramo kumucyura. Rero n'umukristo nyakuri hari igihe iyo amajije kwibona nk'uri wenyine, akibona nk'umukozi wo ku isaha ya nyuma, akibona nk'uzapfa ejo, bituma abasha gukora umurimo w'Imana nta ngingimira, nta kindi kintu yitayeho. Irembo rya gatatu ni uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwa buri munsi. Iryo rembo rya gatatu ry'uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwe bwa buri munsi, hari uko aba ameze. Icya mbere aba ameze nk'umurwanyi. Niyo mpamvu buri gihe cyose duhagarara tukarwana na Satani. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Rero aba ameze nk'umurwanyi, akongera akamera nk'umurinzi. Agomba kurinda itorero, akarinda abantu b'Imana, akarinda abakozi b'Imana, nawe akarinda umukumbi. Agomba kumera none nk'umujyanama. Ntabwo ari umucamanza, ni umujyanama. Nongere mbisubiremo. Ariko abantu benshi bamwe bahagarara nk'abacamanza ku bandi. Ntabwo Imana yaguhaye guca urubanza, ahubwo iyo rero uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwe bwa buri munsi, aba ameze nk'umurwanyi, aba ameze nk'umurinzi, aba ameze nk'umujyanama, ku buryo buri muntu wese biyobeye ari we agomba kwihutiraho. Agomba kuvuga ati nyamara uriya hari inama yangira, uriya hari icyo yamfashamo, uriya tunaganire byonyine hari ikintu nabasha kumukuraho. Reka twihute tugere ku irembo rya kane. Iryo rembo rya kane ni ibiranga umukristo nyakuri. Tuzi kuko mu Rwanda cyangwa buri gihugu kigira ikirango cyacyo, ndetse n'umwenegihugu agira indangamuntu ye, indangamuntu itangwa n'icyo gihugu. Mu Rwanda dufite indangamuntu, n'abandi bagenda bagira ibindi, iriho nimero y'irangamuntu, ku buryo muri serivisi ukeneye zose bagusaba nomero z'iyo ndangamuntu. Rero hano ku irembo rya kane naryo hari ibiranga umukristo nyakuri. Ese umukristo nyakuri arangwa n'iki?
ni ukuvuga arangwa n'ubuzima bw'amasengesho no kwinginga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, arangwa n'ubuzima bwo guhimbaza no kuramya. Icya gatatu, umukristo nyakuri arangwa n'ubuzima bwo kuzirikana ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Iyo niyo ndangamuntu y'umukristo nyakuri. Irembo rya gatanu ni umukristo nyakuri nk'igikoresho gikomeye cy'Imana. Ni ukuvuga Imana ntikoresha amabuye, Imana ntikoresha ibiti n'ibyatsi, ikoresha umuntu. Uwo muntu rero twebwe mu bizera Kristo nk'umwami n'umukiza wacu niwe twita umukristo, kuko ubuzima bwe yabuhariye Kristo. Ese noneho rero ukaba wakubaza ngo umukristo nyakuri nk'igikoresho cy'Imana ahagarara ate? Umukristo nyakuri nk'igikoresho cy'Imana ni iki nk'icyo gikoresho? Umukristo nyakuri rero nk'igikoresho cy'Imana aba ari impanda, aravuga akarangurura buri wese akumva, ntabwo avugira mu byongorerano. Ibyo avuze byose bihesha Kristo icyubahiro, akavuga aranguruye, akavuga agatesha. Umukristo nyakuri ni itabaza, niwe rumuri. Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi, kandi ntawakongeza itara ngo aritwikirizeho ikibindi cyangwa igitebo, cyangwa ngo arishyire munsi y'ameza, ahubwo arishyira ahantu hitegeye kugira ngo riyobore abantu bose badasitara. Rero kandi ngo umudugudu wubatse ku gasozi, buri muntu wese aho yitegeye arawubona. Natwe rero turi ku gasozi. Ni ukuvuga tukimara kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, twarangije kuva mu bwihisho tujya mu mucyo w'itangaza, kandi natwe Yesu aduhindura umucyo. Rero umukristo nyakuri nk'igikoresho gikomeye cy'Imana aba ari impanda, aravuga akarangurura buri wese akumva, kubera ko ari ayitegeye. Nanone iyo arebye hahandi impanda ivugiye, asanga uri umucyo, atari wowe wazabiranyijwe n'ibyaha, atari wowe wazabiranyijwe n'ingeso mbi. Buri wese akabona uru rubuto yabasha gusoromaho, akongera akakubona nanone nk'inyundo. Umukristo nyakuri ni inyundo, asenya ibyubatswe mu buryo butaboneye budahesha Kristo icyubahiro. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima y'abantu kugira ngo tubigomororere Kristo. Niko mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorenu ba mbere ibice 10 ku murongo wa 3 avuga ngo nubwo turwana tumeze nk'abantu, nyamara intambara yacu si nk'iy'abantu, kuko dukubita hasi ibihome, dusenya ibihome tukabikubita hasi, tugafatamira ibitekerezwa mu mitima y'abantu kugira ngo tubigomororere Kristo, twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira Kristo bizaba bibaye intego yacu. Haleluya. Rero umukristo nyakuri nk'igikoresho cy'Imana aba ameze nk'impanda, aba ameze nk'itabaza cyangwa nk'urumuri, nk'umucyo, kandi aba ameze nk'inyundo yiteguye gusenya ibyo byose bibasha kubuza amahoro abana b'abantu. Irembo rero rya gatandatu ni irembo ngo kwiyemeza k'umukristo nyakuri. Ese umukristo nyakuri yiyemeza iki? Umukristo nyakuri ni ibiki aba yariyemeje? Ni ibiki aba yariyanzeho, yarihazeho, akavuga ngo niyemeje kubaho gutya, niyemeje gukora gutya? Ni ukuvuga umukristo nyakuri icyo yiyemeza cya mbere ni yanga icyaha. Iri rembo ryo kwiyemeza k'umukristo nyakuri yiyemeza kwanga icyaha, ntabwo agerageza gutandukana n'icyaha. Nubwo Satani ashobora kudutega, akadutegera mu byo tuvuga, akadutegera mu byo dukora, bimwe bikahinduka ibyaha, ariko umuntu wakijwe by'ukuri ntiyongera gukora icyaha. Cyokora Satani ashobora kumutura mu cyaha. Rero icyaha, nk'uko nigeze kubabwira ubwo twari turimo kwiga ibintu 9 byimira Imana gukorana natwe, nabashije kubasobanurira uburyo umuntu ashobora kugwa mu cyaha n'uburyo ashobora gukora icyaha. Rero umuntu wakijijwe by'ukuri ntashobora gukora icyaha, ariko umuntu udakijijwe we imigambi ye yose ihora mu byaha. Ngira ngo dusomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice 7 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko mu mitima y'abantu nta kindi kibamo usibye ingeso mbi, ijisho ribi, ubusambanyi, ubuhehesi, igomwa n'ibindi byose. Ibyo biba mu mitima y'abantu nibyo bimanuka bisohoka bikabanduza.
Rero niyo mpamvu twebwe rero kuko twakiriye Yesu Kristo ntashobora guturana n'ibyo, ahubwo arazaga bya bindi byose bigahunga, dutekereza ibyiza. Gusa nubwo dutekereza ibyiza hari igihe ibi bidutanga imbere, ariko ibi bidutanga imbere tukabigwamo, ntabwo twebwe tugambirira kubikora ko mu mitima yacu nta birimo. Rero nta muntu ukije gukora icyaha, ahubwo umuntu ukije cyo gukora ashobora kugwa mu cyaha. Icyaha waguyemo kukihana biroroha, ariko icyaha wakoze kukihana ntibyashobokaho gukora ibindi byinshi kugira ngo ugihishire. Rero kwiyemeza ko umukristo nyakuri, icya mbere yanga icyaha, icya kabiri akunda Yesu, icya gatatu akora ubushake bw'Imana. Ikindi, iryo ni irembo rya gatandatu. Irembo rya karindwi ari naryo rya nyuma, hari icyifuzo cy'umukristo nyakuri, icyo twakwita organization cyangwa organization. Icyifuzo cy'umukristo nyakuri, hari ibintu byinshi yifuza nabyo bigera muri bitatu. Muri iri rembo tubonamo ko umukristo nyakuri agira gahunda mu muryango. Icyifuzo cy'umukristo nyakuri ni uko agira umuryango wubaha Imana, ni uko agira umuryango wizera Imana, ni uko agira umuryango uhora wishimye, ni uko agira umuryango usobanukiwe iby'Imana, ni uko aba mu muryango. Ntabwo umukristo nyakuri yaba igicamuke n'inzererezi, abe aho bukeye, buke buraha, agira abantu bose bagahoraho kandi akazabasha gutabarukira mu maboko yabo. Rero icyifuzo cy'umukristo nyakuri ni ukuba mu muryango. N'udafite umuryango ni ukugira umuryango. Ikindi cya kabiri, icyifuzo cy'umukristo nyakuri ni ukuba mu mpande enye z'isi. Ni ukuvuga nta mupaka agira. Isi ni akadomo. Nk'uko ushobora guhagarara ufata interineti ukabasha gukirika ukareba amakuru yo ku isi yose, n'icyifuzo cy'umukristo nyakuri ni uko nawe atagira imipaka, ni uko nta hantu azirikiwe, cyaba igihugu, waba umuryango runaka, waba ubwoko runaka, byaba itsinda ry'abantu runaka. Icyifuzo cy'umukristo nyakuri ni uko aba yagutse, akabasha kuba yagera mu mpande enye z'isi, akabasha kugezayo Kristo, akabasha kugezayo isengesho, akabasha gukora ubushake bw'uwamuhamagaye. Icyifuzo cye kindi cya gatatu cy'umukristo nyakuri ni ukuba mu itegeko ry'umwami umwe. Kristo niwe mwami wacu, Kristo niwe dukorera, Kristo niwe ufite ububasha n'ubushobozi ku buzima bwacu. Kandi yaravuze ngo abanyizera, ndababwiza ukuri yuko abanyizera bazakora ibiruta ibi ngibi. Yesu Kristo rero niwe kuzuka n'ubugingo. Umwizera naho yaba yarapfuye azabaho iteka. Tubibona mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 11 ku murongo waho wa 32. Rero icyifuzo cy'umukristo nyakuri ni ukuba mu itegeko ry'umwami umwe. Ni ukuvuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Rero yimba tuyobowe na Kristo, azadushoboza gukora byose. Azadushoboza gufasha abandi kuva mu byaha, azadufasha gufasha abandi kubona ukuri, azadufasha gufasha abandi kubasha kuba mu mahoro, ndetse n'igihugu cyose kizabasha kuba muri uwo mudendezo twabashije gushaka. Rero bakristo bene data, ndabashimiye kubw'ineza umwami Imana yatugiriye, kandi namwe akabasha kubagirira neza kugira ngo turusheho kumva izi nyigisho. Ni ndende, tuzazisobanura, kandi nzi ko tuzabasha kuzisobanukirwaho ku buryo burambuye, buri kamwe ku kandi. Rero ubuntu bw'umwami Imana bubane namwe. Ushaka kugira icyo ambaza cyangwa kuba twabasha kuganira birambuye, telefone yanjye ni 0787474099. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Umwami Imana abaha umugisha, umwami Imana abagure muri bizinesi zanyu. Umwami Imana ahire urushako rwanyu, ahire urubyaro rwanyu, abaha igikundiro mu baturanyi, abaha igikundiro mu kazi mukora ka buri munsi. Umwami Imana abafashe, ubwiza bwe bubagaragareho uko bwije n'uko bukeye. Ishimwe n'icyubahiro, ubutware no gukomera bibi by'umwami wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose. Amina.